Pasiteri Bucyana wari umaze imyaka igera kuri 28 ari umushumba mu itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda, yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru agaragarizwa urukundo n'abakristo bakoranye umurimo w'Imana. Ibirori byo kumusezera byabaye kuri iki cyumweru tariki ya 29 Ukuboza 2019. Uyu mupasiteri ari umaze imyaka isaga 20 akorera umurimo w'Imana mu itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda. Yashimiye abo bakoranye umurimo, anasaba abanyitorero gukomeza kurangwa n'indangagaciro z'itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti. Ndasaba Kristo itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti gukomeza kurangwa n'indangagaciro z'itorero z'inshuti. Dufite indangagaciro, yifuza yuko izi ndangagaciro zabaho. Hari ikintu cyavuze mu ndangagaciro ya mbere no gusenga. Jambo ry'Imana tugira ngo nitugire dusaba cyose dufite kwizera Imana izadukorera imirimo n'ibitangaza. Iyi ndangagaciro ituranga twabonye yuko ari ubusabane muzabugire mubugirane n'Imana, mubugirane na bagenzi banyu, gukorera mu muco. Ikintu n'ikintu cy'ingenzi cyane guharanira nawe kuko uyu murongo tugenderaho muravuga mu gihugu cyo kubaho abantu bose amahoro n'uwowe bakugutegeka batazabona umwami Imana. Aha kandi yaniseguye kuba bagenderanye nabi ababarira ku mugaragaro uwo baba baragiranye ikibazo wese mu itorero, kuko ngo ntazibana zidaterana amahembe. Hanyuma naba abandi baba baramureke kuko nabyo bihura nabo nababariye ku mugaragaro mu izina ryawe ibyo byose birajyana. Hari ibintu bivuga ngo narakomeretse n'abandi barakomeretse, rero dukwiye kuza tubibamo tukasaba imbabazi. Urukundo n'umutima wo gushyigikirana ni bimwe mu byakoze ku mutima Pastor Bucyana muri iri torero. Nabonye inshuti, nabonye abavandimwe, nabonye abantu bantera inkunga, itorero ryanjye ryateye inkunga, abo twafatanyije bantera inkunga. Rero itorero ry'ivugabutumwa icyo ndishimira n'abayobozi babo nuko twese duharanira amahoro. Kuvaho kurangiza mbanda yawe bakagushimira, ibyo wakoze bakabishima, ibintu byose wagiye unyuramo bakabishima. Rero ni itorero ryiza, burya itorero ryiza nirishimira umuntu rikagaragaza yuko yakoze imirimo myiza, rikamuherekeza neza. Nicyo ndishimira kugeza n'ubu. Abakristo nabo bakibuka ineza n'abakorera, nabo bakadushimira, bakatuba hafi, bakadusezeraho neza. Ibyo rero ndabishimira itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti. Inzitizi zari nyinshi mu rugendo rwo gukorera Imana. Pastor Bucyana Bernard yifashije intwaro yo kwihangana akomeza gukora umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo uwihanganye akagera imperuka niwe usanira. Ubu rero ngeze aha ngaha kubera nihanganiye ibibazo. Yakomeje agira inama abasigaye mu murimo w'ivugabutumwa kugira ngo nabo babashe kwihangana, kuko ngo kwihangana ari byo bituma umuntu wese agera ku cyo yiyemeje. Cyane cyane nabagira inama yo kwihangana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo muri Yakobo igice cya 12 hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Rero ndatekereza yuko ikintu kinagira inama cyane abakozi b'Imana no kwihangana. Iyo wihanganziye muri uyu murimo uranesha, urugamba rurutsinda, ariko iyo utihanganye ntushobora kunesha. Rero ijambo ryo kwihangana niryo ngomba kubabwira. Kwihangana niko gutuma ugera ku ntsinzi. Umuvugizi w'itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda, Reverend Mupenda Aaron, yashimiye ubwitange n'umuhati byagaragajwe na Pastor Bucyana Bernard kubaka no kuzamura itorero. Reverend Bucyana Bernard ni umwe mu bashumba ba Église Évangélique des Amis, yakoreye Imana amaze imyaka 28, yabayeho ari umuvugabutumwa, ahabwa inshingano zo pastor ubumenyerezwa, hanyuma ajya gusengerwa nk'umushumba cyangwa se Reverend Pasteur. Rero mu by'ukuri yakoze imirimo itandukanye y'ubushumba mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu. Ubu rero yari pasiteri unyungirije hano kuri siège, yari ahamaze imyaka 2. Uyu munsi rero Bucyana yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko nk'umuntu tuzirikana wakoreye itorero imyaka myinshi, imyaka 28 ni myinshi, ni nka hafi 1/2 cy'ubuzima bwe. Rero mu by'ukuri twaba tumushimira uburyo yabaye intwari, yakoze umurimo. Abantu benshi baje kuri Yesu kubwe ababwiriza, yayoboye amatorero atandukanye mu itorero ryacu, yakoze mu nzego zitandukanye z'itorero. Ubu rero akaba agiye mu zabukuru, ari ku cyicaro gikuru cy'itorero.
Rev Bucyana Bernard yatangiye gukora umurimo w'Imana muri iri torero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda mwaka w'1991, aho yakoze mu ntara zitandukanye z'igihugu no mu mujyi wa Kigali ahari amatorero y'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda. Natangiye muri 1991, ntangira umurimo w'Imana, ntangira hari i Kanombe. Nagiye nkora rero ahantu hatandukanye, hanyuma mvuye i Kanombe nagiye gukorera Byangabo, mvuye Byangabo nagiye gukorera mu Ijende, mvuye Jenda nagiye gukorera Musanze, mvuye Musanze nagiye gukorera Butaro, mvuye Butaro nagiye gukorera Gisenyi, mvuye Gisenyi naje gukora umurimo w'Imana nk'umupasitori w'urubyiruko ushinzwe urubyiruko muri Yare. Nabwo nakoze ndahakora imyaka ndi hamwe n'urubyiruko. Ndangije gukora uyu murimo naje kuba umunye muri Ecole Secondaire hano CGFK hano i Kigali, kandi naho nakoze umurimo w'Imana nyobora n'itorero rya Niboye cyangwa se Gatare, aho ari Gatare. Ndangije aho ngaho nagiye kuba umubwiriza mukuru, umubwiriza muri region y'Amajyaruguru, aho nakoze imyaka 7. Mvuye hariya naragarutse nkora muri region ya Kigali umwaka umwe, kandi nabyo byagenze neza. Ndangije rero nakoze nk'umubwiriza mukuru wungirije mu itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda. Ndangije iyo misiyo yose naje kuba umushumba wa paruwase ya Kagarama, hanyuma mba n'umupasitori wa siyeje ya lokali ya Kagarama. Igihe mu kiruhuko cy'izabukuru yari umushumba wungirije ku cyicaro gikuru cy'iri torero kiri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi nko mu Kagarama, aho asimbuwe na Rev Pasteur Nsekanabo Jean Paul wari usanzwe ari umubwiriza wungirije muri iri torero. Asimbuwe na Rev Nsekanabo Jean Paul, afite izindi nshingano muri representation legale, ariko kandi nanone kubera ko itegeko rivuga ko ku cyicaro gikuru cy'itorero kiyoborwa n'ubuvugizi, urumva ko n'ubundi abasigaye hano n'ubundi ni nabo babifite mu nshingano kuba bahayobora. Ni ugufatikanya, ari nanjye ndahari, ari nuje Rev Jean Paul n'abarasanze, ariko kandi dufite n'abakuru b'itorero, dufite n'abakristo, dukorera igenamigambi hamwe, hanyuma tukagishyira mu bikorwa twese, ntabwo dukorera igikorwa cy'umuntu. Aho ikiruhuko cy'izabukuru afite imyaka 59, aho yari amaze imyaka irenga 28 akorera umurimo w'Imana mu itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda ryatangiye mu mwaka w'1986. Ubu rikaba rimaze kugera mu turere tugera kuri 18 mu Rwanda, aho rifite amatorero agera kuri 75 n'abakristo barenga 10,000. Muri ibi birori byo kumusezera yeretswe urukundo n'abanyetorero, aho bafatanyije kuyobora abo mu muryango we ndetse n'inshuti z'umuryango, ubundi bamuhundagaza w'impano zo kumushimira ubwitange yagaragaje mu itorero ndetse n'urukundo yaberetse. Rev Pasteur Bucyana Bernard yicajwe ku ntebe y'icyubahiro, agirwa umujyanama mukuru w'itorero nk'umuntu w'inararibonye mu murimo w'Imana. Ngewe ndija Aimé Désiré Izabayo.